Mana yanjye koko wantabariye umwana ko mbona akomeza kuremba nkamenya icyo arwaye. Kwa mama Mutoni muraho? Muraho neza Daforo, ni karibu nimwinjireye. Mbeko numva umwana amaze iminsi arira cyane yahuye n'ikihe kibazo ra? Reka Mutoni yararwaye nayobeye indwara yarwaye rwose. Karagenda kananuka ndakicaza ntikicare. Ndagaha ibyo kurya ntikarye. Narayobewe rwose ngo yarwaye ibiki. Kireka wenda waza ukandebera nawe. Waba warakajyanye kwa muganga se ngo bagasuzume? Reka mujyana kwa muganga n'amarozi ari aha hanze. Oya ndamanza mujyane ruguru hariya bamaze bamunsuzumire barebe icyo arwaye. Uti hakurya mu bapfumu umva mama muto, muri iki gihe nta mubyeyi ukigira imyumvire nk'iyi ishaje. Uyu mwana reka tumujyane kwa muganga tutamutindana bikaba byamuviramo n'ubumuga. Ugize ngo iki Daforo? Ubumuga? Yego ubumuga nyine. Nimba ari uko bimeze rero yewe reka nikingeho agatenge nze tujye kwa muganga kugira ngo ndinde umwana wanjye kuzagira ubumuga ari byo biturutseho. Tugende ngo werekeze aho wabona ugiye ukagarukira no mu nzira. Yewe reka tugende none. Ni kwa muganga aratuvura tukaramba. Ababyeyi mwese mwumvireho kirazira gutuza mu gihe umwana yarwaye. Mwimujyane mu bavuzi batize bamukeka ko yarozwe, ahubwo mugana amavuriro abegereye maze mukurikize inama muhabwa n'abaganga. Ubu butumwa murabugezwaho na Uwezo Youth Empowerment ku bufatanye na Save the Children International ku nkunga ya European Union. Sana imiseke icuma ku bitaro turashima.